umugabo agomba kuba ari umugabo uzi kugaburira abantu bo mu rugo, abarwayi akabavuza, imyambaro akaba azi kuyishaka. Buriya kugira ngo umugore ajye gushaka akazi byatewe n'ubukungu bugenda bumera nabi. Niyo mpamvu n'umugore uyu munsi abasha kuvuga ati reka rwose nanjye ejo hanjye heza reka mpubake, akamenya gushaka ibisubizo, kwishakamo imbaraga, akashaka amafaranga. Murabizi neza yuko mu bihe bya kera abakobwa nta nubwo bigaga, kubera yuko babaga barimo gutegurwa kugira ngo bazabe abagore mu rugo. Abagabo nibo cyangwa se abasore, abahungu nibo bajyaga kwiga. Ariko igihe cyarageze ibintu rwose birahinduka. Uyu munsi umukobwa ajya kwiga, umugore niyo yatinze kwiga ajya kwiga kugira ngo avuge ati wenda ejo ntawamenya nabona akazi keza, nkabona amafaranga yiyongereye kandi akaza agafasha urugo. Umugore wese ahava akagera iyo akunda umugabo anezezwa no gufatanya nawe no ku bintu bijyanye no kuzana amafaranga mu rugo. Uriya mugabo nubona umugore afogeka amafaranga ku ruhande, menye yuko hari ikintu yabashije kukubonamo. Yabonye neza yuko utamuha ibyo ashaka, cyangwa se mo kimwe urishisha ntabwo ushaka kugira ikintu urekura, cyangwa se mo kimwe uyikoreshaho wenyine ariko we ukamwibagirwa. Niyo mpamvu nawe yiga kwifogekera ku ruhande. Ibyo bintu mujya mubimenya. Ubundi umugore rwose ko yakuntu aba yashyushye yatuye ari mu rukundo, iyo ashaka ari umugabo akunda amumariraho buri kimwe cyose, n'amafaranga ntabwo yasiga. Rero uyu munsi bigenda bigorana ko abagabo bakunda kwikunda ntibagire ikintu bafasha abagore. Abagore barifasha nabo, aho kugira ngo amafaranga bayazane mu rugo bakavuga ati umugabo rwose yaranzanye agomba guhaha, nadahaha nawe ntabwo ahaha, ahubwo amafaranga akazajya akoresha mu kugura imyenda, mu kwikesha, mu gukesha abana, kuko ibyo bintu umugabo aba atabikozwe. Icyo kintu mukimenye rero. Rero mugabo niba ubizi neza yuko utagaburira umugore, utagaburira abana, uzinduka ugenda mu kazi ukataha nimugoroba usaba ibiryo, nta mafaranga wasize yo guhaha. Yewe niyo waba uzi ko umugore agira utuntu aduyaduyamo akabona amafaranga make, cyangwa afite akazi k'umushahara w'ukwezi akazana amafaranga, ntabwo bikubuza kuba wajya usiga amafaranga. Rero nuzibona mugabo niwibona ukabona urasohoka mu rugo ukagenda ukagaruka nta giceri cy'atanu wasize mu rugo, kandi uri bukeneye gutaha urya, iyo uzi neza yuko utashaka no kurya izo ngereke cyangwa se iyo mitsima n'ibiki, uragenda ukajya mu kabari ugafata agacupa, ugafata n'akakoko n'akaburushete, ugatumira inshuti mukasangira. Ngewe bijya binacanga kubona umuntu w'umugabo agenda mu kabari akagenda akagurira inshuti ibintu adashobora kugaburira abo mu rugo, bakokesha amaburushete y'inka cyangwa se y'amahene, adashobora no kuba yagura n'inusu y'inyama ngo abana n'umugore binukirize agasosi. Icyo kintu koko mwumva ari ikintu gikwiriye?